abahungu bakuru mu gace Young Kim again 44 storyteller kane maneno ni mzuri Young Kim ni simbaha sura ya kompaya si case na malaya hip hop kuri gusinzira iyo ni inzara gusa cyarimo n'indwara what umva peti ndagaswe ko maze icyumweru ngiye narya hey haye meet bami namba naho beruka vuba ngifata icyo gihe ugikwinshira 5 funka ndakurenganya wese warize uzigukuba what hizi wizi karame igura veni kwaza nkunda rufatiro n'uruhe usani bacu basking ubu bakugisari atuba kubitinjiro nkaho badahari kivuga nanjye ningire mu kuri amasari ariko nta mihari ibintu ni tayari bikoro n'umutima sirukundo rwa dadi gakumutima ukunza amatagurana itabi gihangwe cyanjye niki nasinyanye ni dore baba jama banje ndagata uriya ni jama wawe what Jama kuchinanga ubu nadezi mwanda gahunda nigi njyana muri beat zica na mbere yuko mvuga umuviye yaratinye jya muri metero maze gisha inama urutoni na dawa adu sha muri ibi biti agahumbezi kangiye vuba n'ubundi njye kwirira agafiriti mu rugo Jesu kwavuze ngo buri muntu wese muri metero ubwo wicaye ni muri metero cyane uko wumvishe mvuga agafiriti what umuragara fre twatetse umushogoro hey ugiye kuza kanza ahubwo nanitahire the beat killer Young Kim the killer sinjamba the band gakunda na giteri muri beat zica muri street ya boy ibyisi